Njyewe ndi umukristo gatolika. Icyo wenda nakongeraho ni uko mu by'ukuri nubwo twemera mu kwemera kwacu nk'abakristo gatolika, twemera yuko ibyo papa ibitekerezo atanze cyangwa ihame atanze akenshi twemera yuko aba yatabaje Roho Mutagatifu kugenda bihinduka, kandi turabizi neza uko isi igenda itera imbere hari n'ibintu bishyashya bigenda biza, ariko kuvuga ngo Los Angeles harahiye n'ahandi hazashya n'imiyaga igiza natwe hano iwacu hajya hashya, ntabwo twabihuza n'uburakari bw'Imana nta gikuba cyacitse. Ni ukuvuga ngo habamo icyo twita iyerarishi. Muri kiliziya nta demokarasi ibamo, habamo iyerarishi, ni ukuvuga ubutegetsi bw'uri hejuru. Ndabasuhuje kandi mbifurije byiza. Nyine nitwa Kimana Ernest, yitwa Ihaho TV Show. Mu minsi yashize ndumva ari ku itariki ya 12 z'ukwa mbere 2025 nibwo ku nkuru yasohotse muri Vatican, ariko yandikwa n'ikinyamakuru cyitwa Igihe, ivuga ko kiliziya yemeye ko ubupadiri abasore bafite ibyiyumviro byo kuryamana nabo bahuje ibitsina. Turi kumwe rero na Valens waciye mu seminari mu myaka igera muri 10 n'ingahe, aratubwira n'ubundi umuntu agiye mu seminari ahera kuki. Murakoze cyane. Ubundi nk'uko dusanzwe tubizi, nuko kiliziya yubatse iteganya yuko iseminari igomba kugibwamo n'abasore batari bashaka, ni ukuvuga nyine ni ingaragu zijya kwiga mu iseminari. Noneho bahera mu iseminari nto, noneho baba bafite umuhamagaro wo kwiha Imana, bagakomeza mu iseminari nkuru, cyangwa baba bafite umuhamagaro wo kubaka urugo bakajya mu buzima busanzwe. Bamwe bajya mu makaminuza, abandi bagakomeza kujya gushaka ubuzima hanze. Bityo rero bigatuma nta muntu washatse wemerewe kuba umupadiri. Ibyo nibyo tuzi ni amategeko ya kiliziya, cyangwa uko kiliziya iteganya ko umuntu agomba kujya mu seminari nkuru, bityo akazaba umupadiri. Seminari nto bayiga imyaka ingahe? Inkuru bayiga imyaka ingahe? Murakoze. Ubundi mbere iseminari nto bayigaga imyaka igera kuri 7, kuko hari icyo bitaga année préparatoire. Noneho nyine ubwo ikaba 7, ariko guhera ubu ngubu muri iki gihe bayiga imyaka 6. Noneho iseminari nkuru yo bayiga imyaka 9. Ni ukuvuga ngo batangirira muri année préparatoire, cyangwa umwaka navuga utegurira abantu kuzaba abapadiri. Ni ukuvuga mufata notion cyangwa ubumenyi bw'ibanze kuri filozofiya ndetse no kuri teolojiya. Noneho icyiciro cya filozofiya bakakiga imyaka 3, ikaba ibaye 4. Noneho mu nyakibandaho bakahiga imyaka ishyika kuri 4. ubwo formation sacerdotale muri rusange ubu isigaye imara imyaka 9. Ni ukuvuga ngo uri umwe wiga urutongo, indi 3 muri filozofiya, noneho indi 4 bakayiga inyakibanda. ubwo urumva yuko hazaho n'umwe wa stage, kuko mbere yuko umuntu aba umudiyakoni aba agomba kuba yarakoze stage, akabana n'abapadiri, akamenya ubuzima bwa gipadiri uko bubayeho, kugira ngo anabashe no kwisuzuma cyangwa akora icyo twita discernement, amenye niba mu by'ukuri umuhamagaro arimo ari uwe. None se kiliziya ari muri inkuru bavuga ko abantu bashobora kuba bahabwa ubupadiri bafite ibyiyumviro byo kuba bahuza ibitsina n'abantu bafite ibitsina bimeze kimwe. Ibyo bintu mu kiliziya niko byari bisanzwe? Mpamya neza ko njyewe reka ntange wenda nk'ubuhamya wenda busa nkaho bwabaye nkiga mu seminari nkuru, ntaraza mu buzima busanzwe. Icyo gihe nigaga i Rutongo, nibwo nari nkitangira.
habaye ikibazo mu Nyakibanda cy'umudiyakoni wagize ako kantu niba twakita ka tendance cyangwa nko kugira ibyumvo byo kuba yagaragaza ako kantu k'ubutinganyi. Mpamya yuko baramwirukanye kandi ubundi ntabwo byari bisanzwe, ndetse n'abandi bose bari bafite icyo kintu cyangwa iyo tendance yo kuba bagira ibyo byumvo byo kubana n'abo bahuje ibitsina. Yego, kuko urumva birumvikana yuko mu seminari nkuru baba ari abasore cyangwa abajene, baba ari bonyine, nta bantu b'igitsina gore baba abana. Urumva ako kantu bari bafite ibyo byumvo niba ariko navuga, ariko bose nyine bahise babirukana nyine bajya mu buzima busanzwe, kuko hano hanze ho abatinganyi bashobora kuba, kuko nta tegeko rivuga yuko bagomba kwicwa, kuko ngira ngo muranabizi yuko ubu ngubu basigaye bafite sendika yabo cyangwa banafite nabo amategeko abarengera. Ubwo rero mu byari bisanzwe muri Kiliziya Gatolika ntabwo abatinganyi bari bemerewe kuba bavamo abakandida bo kuba baba abapadiri cyangwa abansenyeri, wenda niba ariko navuga. Ni mu nyandiko yemejwe mu Ukwakira 2024 n'inama y'abepiskopi ya Roma yemeye ko abasore bafite ibyiyumviro byo kuba babana n'abo bahuje ibitsina bagomba kuyoboka iseminari ndetse bagahabwa n'ubupadiri. Twavuga ko Kiliziya itari kugenda irembera. Urebye bitewe urebye ubundi Kiliziya turabizi neza yuko ifite icyicaro i Roma, ndetse n'umuyobozi wayo w'ikirenga niba ariko navuga mu mvugo za hano hanze ni Papa. Mpamya yuko niwirengagiza ko Papa adatuye i Roma, ahubwo Papa atuye muri Roma mu kandi gahugu kitwa Vatican gafite hegitari 44. Yego, ndabizi nicyo gihugu gitoya ku isi, gafite hegitari 44 nk'uko mubivuga. Rero ariko niwe muyobozi wa Kiliziya yo ku isi yose. Yego, nubwo Kiliziya ishingiye ku ntumwa, ariko Papa nawe ni umusimbura wa Petero. Yego, ni ukuvuga ngo rero abapapa bagiye babaho batandukanye, wabonaga yuko buri wese yagendaga agaragaza ize mpinduramatwara. Uyu nguyu rero Papa Francis sinzi niba ari uko wenda ari umuyesuiti atari umurorije, ngira ngo urano muri congregation buriya ubuzima abapadiri baba bamwino miryango nk'abayesuiti, abarogationiste, uburyo baba batandukanye n'uburyo abadiyoseze babayeho. Nyine bano baza baba ku maparuwase bajya gutura igitambo cy'Ukaristiya. Uyu nguyu rero yazanye impinduka, sinzi niba wenda nawe afite uko abyumva, ariko muri rusange ntabwo byari bisanzwe yuko umupadiri yaba afite ibyo byumvo byo kuba yaba ari umutinganyi, noneho avuge ngo agiye kujya mu seminari nto ndetse ajye no mu nkuru. Ntabwo ibyo bintu byari bisanzwe. Mpamya yuko ni udushya dutandukanye turi kugenda tuza muri Kiliziya, kuko nkiri naho ngaho ngira ngo mwumvise cya gihe ubwashize umwaka ushize, ngira ngo mwabonye inkuru yasohotse mu binyamakuru aho yemerezaga yuko ngo abantu bagiye kubana bahuje ibitsina cyangwa aribo batinganye ngo bagomba guhabwa umugisha nk'abantu bashyingiwe. Kandi ibyo bintu ntabwo ubundi byari bisanzwe. Mwumvise yuko nka Kiliziya yo muri Afurika, by'umwihariko hano mu Rwanda iwacu, nka Karidinali Antoine Kambanda yabyanze yivuye inyuma. Mwabonye n'amabaruwa yasohoye hanze nyine abirwanya, ariko nyine nagashya n'udushya nyine Papa waje ari kugenda azana. Ariko mpamya yuko ntabwo mbona bafite tendance yuko na Kiliziya igomba kuzicamo ibice bibiri, kuko hari ibintu bimwe abazungu bari kwemera cyangwa Kiliziya y'i Roma iri kwemera, none ugasanga hano muri Afurika ho Kiliziya yaho ntabwo iri kubyemera. Ndabona ariho bishya bishyira yuko bashobora kuzicamo ibice bibiri. Ese vare Kiliziya irigenga ku buryo Papa yavuga ikintu Karidinali akamuvuguruza mu gihugu cye? Urebye
kiliziya gatolika ukuntu yubatse, uretse ko ubu mbona hagenda hazamo impinduka, ubundi yubatse nk'igisirikare. Uko igisirikare cyubatse niko na kiliziya yubatse. Ni ukuvuga ngo habamo icyo twita iyerarishi. Muri kiliziya nta demokarasi ibamo, habamo iyerarishi. Ni ukuvuga ubutegetsi bw'uri hejuru. Ni ukuvuga nk'uko musenyeri ujya ubibona hano iwacu mu Rwanda. Musenyeri ashobora kuza akavuga agafata nk'umupadiri akamutegeka wenda nko kujya kwiga nk'i Roma, cyangwa yanarangiza wenda akamwohereza kujya kwiga Harvard, wenda atanafite na competence kurenza abandi, noneho undi akamwohereza kwiga hano ikibogora hano hepfo. Ushobora kubera nyine musenyeri yabitegetse, ntabwo wa mupadiri afite uburenganzira bwo kuvuga ngo kuki unjyanye kwiga ikibogora runaka ukamwohereza kwiga muri Harvard cyangwa muri za Oxford. Kuko iyo bari gusezerana mu masezerano abapadiri bakora, basezerana kuzubaha musenyeri n'abazamusimbura bose. Rero na papa nawe niwe uza agashyiraho karidinali ku bwende bwe. Ubundi bino bintu nyine ntabwo byari bisanzwe, nibyo bya bindi nyine turi kugenda tubona by'udushya biza muri kiliziya. Ubundi niba ari papa we kubwe wenda nawagira abajyanama, ntabwo twaza ngo tubirenze ingoye. Niba yaje akagushyiraho nka karidinali, ubundi we karidinali umutegetse kumwubaha, none ibyo avuze n'ibyo ihame atanze. Kuko mu kwemera kwa kiliziya gatolika twemera yuko ubundi ibyo papa ashyizeho akenshi abayobowe na Roho Mutagatifu. Ubu ntabwo karidinali yagakwiriye kumuvuguruza. Kiliziya ntigiye gucikamo ibice kubera bigendeye ku muco, bigendeye kutumvikana kw'abayobozi bamwe ba kiliziya, uburyo hashobora kubaho kiliziya y'Afurika, hakabaho kiliziya y'Aziya, bitewe n'umuco ukaba wabyiga imyemerere ku buryo kiliziya igwa hasi. Urebye n'ubundi kiliziya yagakwiriye kugendana n'umuco w'ahantu. Kuko burya uko umupadiri wo muri Kongo abayeho, cyangwa n'imyambaro ya liturujia baba bagiye batandukanye, ntabwo ari ko umupadiri wa hano mu Rwanda abayeho. Ariko niba nk'i Burayi bemera wenda nk'abatinganyi, mpamya yuko umuco waho bumva kuba abantu babana bahuje ibitsina nta kibazo kiba, nta byacitse iba yabayeho. Noneho ariko hano twebwe muri Afurika tubifata nkaho ari byacitse. Rero mpamya yuko nibikomeza gutya, mbona nyine uno mupapa wacu afite ikintu cyo koroshya cyane, niba ariko navuga, ari gushaka kuzana umuco w'i Burayi akawuzana hano muri Afurika, kandi ibyo biratandukana. ngira ngo uretse n'ibi ngibi bije noneho byo bije kototira kugutangaza yuko ngo abantu bafite wenda ibyo byumvo cyangwa iyo mico y'abatinganyi bashobora kujya mu maseminari cyangwa bakajya mu nzira yo kwiyegurira Imana. Ngira ngo na bya bindi byo kuvuga yuko byo gutanga umugisha, ngira ngo biriya banze nibyo byoroshye kuri ibi ngibi. Kuko kuvuga ngo guhereza umugisha aba bana bahuje ibitsina, ibyo byo nta byacitse birimo cyane. Ariko niba noneho bishe kototera no kuvuga ngo mu bantu bari mu nzira yo kwiyegurira Imana, aho ngaho none icyo ngicyo nicyo gikomeye. Kandi ngira ngo turabizi neza papa mu birego afite byinshi cyane agenda ajya gutanga ubusobanuro. harimo abapadiri bashinjwa kuba baragiye bafata ku ngufu utwana dutoya tw'uduhungu tw'uduhereza. Ngira ngo ni ikibazo gikomeye cyane rwose. Nibakomeza mw'uwo mucyo, mpamya yuko kiliziya nge uko mbibona ishobora kwicamo ibice bibiri, iy'Afurika ndetse n'iy'i Burayi. Tugana ku musozo, abantu bati aba bari kugenda basuzugura Imana nayo ikagaragaza ko ihari. Ese ubu twaba turi mu bihe bya nyuma, nubwo tugiye gutandukira ku ngingo, ejo bundi Los Angeles harahiye, urumva na papa yemewe ko abatinganyi
binjira mu ngoro y'Imana ndetse bakaba batora n'igitambo cy'Eucharistia cyangwa bakajya mu seminari. Uburakari bw'Imana ubona abantu bazabukizwa n'iki dusoza? Murakoze cyane. Njyewe wenda reka nsubize nk'umufilozofe sibyo, kuko njyewe nize kariyeri yanjye ni filozofiya, ntabwo ari teolojiya cyane. Njye mbona kuba Los Angeles harahiye dusanzwe ntabwo icyo ari ikintu kidasanzwe. na hano iwacu hano i Kamembe hajya hashya kuza muvuga ngo ni uburakari bw'Imana. Imana se ibyo ngibyo ni impamvu nyinshi zihari zishobora gutuma ahantu haza hagashya. Kuza tubihuza ngo n'uburakari bw'Imana ngo nibyo bibazo biri papa ari kugenda avuga ngo abantu bafite tendansi ya homosexuality ngo bajye mu nzira yo kwiyegurira Imana. Ibyo bintu nta hantu bihuriye, ahubwo nuko isi iri kugenda itera imbere, ibintu byose biri kugenda bihinduka, kandi turabizi neza uko isi igenda itera imbere hari n'ibintu bishyashya bigenda biza. Ariko kuvuga ngo Los Angeles harahiye n'ahandi hazashya n'imiyaga igiza, natwe hano iwacu hajya hashya, ntabwo twabihuza n'uburakari bw'Imana, nta gikuba cyacitse. Kiliziya rero iragana dusoza. Murakoze cyane. Njyewe mu magambo make aho mbona Kiliziya iri kugana, njye ndabona iri kugana ahantu habi, ntabwo ari heza, kuko byatangiye tubona ari ibintu byoroshye. Kandi niba wumva ibintu burya iyo biri gupfira hejuru ntabwo twavuga ngo hasi niho bizoro. Urabona yuko Kiliziya iri kugenda igira ibibazo biturutse ku cyicaro gikuru. Rero nkaba mbona yuko nibikomeza kuriya rwose Kiliziya ntaho iri kugana. Nyine wa mwimerere wayo, wa mwimerere w'umusaseridoti nyine uzajya ugenda uhinduka, nyine nubwo n'ubundi nabwo atangiye guhinduka. Nyine urabona yuko umupadiri nyine igitinyiro yari afite cyangwa umwihariko yari afite, cyangwa isura yari afite muri kominote cyangwa muri sosiyete imbere y'abakristu, ubona yuko nyine bigenda bihinduka, kandi byose bishingiye kwa kwisanisha n'isi y'iki gihe. Kuko ngira ngo niho bishya bishyira. Niba abantu bo hanze bemera ubutinganyi, ukabona nyine Kiliziya iri gushaka nyine kwisanisha nabo batinganye, urumva yuko nyine ngiye kuvuga ngo kabaye yamvuga iki gihe. Dusoza hari icyo wongeraho? Murakoze. Icyo nakongeraho ni uko njyewe ndi umukristu gatolika. Icyo wenda nakongeraho ni uko mu by'ukuri nubwo mu kwemera kwacu nk'abakristu gatolika twemera yuko ibyo papa ibitekerezo atanze cyangwa ihame atanze akenshi twemera yuko aba yatabaje Roho Mutagatifu kandi aba ayobowe na Roho Mutagatifu. Ariko nyine turi kubona nyine rimwe na rimwe nakomeza muri uyu mujyo hari abantu benshi bazagenda bacika intege, ugasanga ukwemera kwabo kuri kugenda gukomereka, noneho umuntu agatangira kwibaza no kuri Roho Mutagatifu cyangwa no ku bapadiri n'abansenyeri ndetse na papa, umuntu akabibazaho.